Benshi twizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga w'abakozi cyangwa se International Labour Day buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu buri mwaka, ariko benshi ntidusobanukiwe neza amateka y'ishyirwaho ry'uyu munsi. Ngira ngo mwese murabizi ko no mu kirangantego cyacu cy'u Rwanda harimo inkingi eshatu zivuga ngo ubumwe, umurimo no gukunda igihugu. Umurimo cyangwa akazi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu, kuko nta kazi nta terambere, nta kazi nta bikorwa. Reka twirebere amateka y'uko uyu munsi washyizweho. Nyuma y'imyaka nko mu 1886, nyuma yaho akazi kari gahari akenshi kari ako gukora mu nganda, ariko bitavuze ko nta kandi kazi kari gahari. Rero abantu bakoraga muri iyo myaka bakoraga amasaha menshi cyangwa maremare, umushahara ukaba ari mukeya, nta kiruhuko kereka icyo bitaga paid leaves, kuruhuka gusa iyo wabaga urwaye wakira ukazishyura uwo munsi, cyangwa bakagukata umushahara. Bavuga ko bakoraga amasaha 15 cyangwa se 12, hagati ya 12 na 15. Ibyo rero byakomeje kubangamira abakozi benshi kuko batari bakibonera umwanya imiryango yabo ndetse no kuruhuka. Noneho abakozi bakomeza kwigaragambya ngo badohorerwe, ariko ntibikunde. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1846, abakozi batandukanye bazengurutse imihanda bigaragambya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane muri Leta ya Kanada, cyane muri Leta ya Chicago, bashaka 8 hours cyangwa se amasaha 8. Wakibaza ngo aya masaha 8 yari ameze ate? Aya masaha 8 yari agabanyijwemo ibyiciro bitatu: 8 hours for work, amasaha 8 yo gukora; 8 hours for recreation, amasaha 8 yo kureba ibindi bintu wakora utari mu kazi; 8 hours for rest, cyangwa se amasaha 8 yo kuruhuka. Wayateranya yose hamwe akaba amasaha 24 umunsi wuzuye. Si ibyo gusa, kuko bashakaga umushahara ko wiyongera, bashakaga ko umushahara wiyongera ndetse no kuba abakozi bahabwa agaciro n'amategeko abarengera. Noneho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1846, muri Chicago abakozi bateye bombe kuri polisi ya Chicago, hapfa abapolisi 7 baba officers n'abaturage 4. Bityo babona ko ibintu bikomeye cyangwa se byari bikomeye, bemera ubusabe bwo kudohorera abakozi ndetse no gushyirwa mu mategeko, bakaba bagira amategeko abarengera. Ibyo byabereye mu myigaragambyo yiswe Haymarket Affair Riot muri Chicago. Ibyo cyangwa se iyi myigaragambyo niyo yatumye habaho umunsi mpuzamahanga w'abakozi, kuko byabaye tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1886. Noneho umunsi w'abakozi wemezwa mu 1894, byemejwe n'amategeko. Kuva kugeza n'uyu munsi, impamvu twizihiza umunsi mpuzamahanga w'abakozi si ukwishimisha gusa, ahubwo ni ukugira ngo tumenye neza agaciro ko gukora n'abakozi ndetse n'abaharaniye ubwigenge cyangwa se uburenganzira bw'umuntu mu kazi. Ubu ibihugu birenga 80 ku isi byizihiza uwo munsi, nubwo atari mu mezi amwe. Ikindi ni uko kugeza ubu abakozi ba leta bakora amasaha 8 gusa ku isi hose. Ibyo rero ni ukubera abaharaniye uburenganzira bw'umuntu mu kazi. Mwakoze kudutega amatwi. Impamvu twateguye iki cyegeranyo ni ukugira ngo dushishikarize abato gukunda umurimo no kuwunoza, yaba ari amasaha yo gukora, yaba ari amasaha yo gukora ugakora, yaba ari amasaha yo kuruhuka ukaruhuka, kuko byose biruzuzanya. None mureke dukorane ibakwe, bityo dutere imbere ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bityo tugire u Rwanda rwifuzwa na buri wese. Wakoze nanone kandi niba
niba ukunze iki cyegeranyo rero kanda subscribe, niba utari wayikora ukande like, niba hari abandi bifuza ko bamenya aya makuru ukoreshe uyasangiza abandi. Njye abagezaga iki kiganiro ni Intore Muringoma Frank nk'uko bisanzwe binyuze kuri Nkundu Rwanda TV.